bireka. ni ukuvuga ngo isano iri hagati y'imbwa na shebuja ni iyihe? Isano ihari ni iri hafi cyane, nuko nakubwiye ni iyo ubanye nazo igihe, uko muba mufitanye igihe mubana nazo, uri kumwe nazo, mugera aho ngaho mwese, sinzi uko nabivuga ariko mugera mu kamera kimwe. Muri uko kwiga no mu kazi hano, ni iki kintu cyaguteye ubwoba wabonye muri aka kazi? Ikintu cyanteye ubwoba ni rimwe, hari imbwa itari hano yandiye. Twayizanye ari inkuru ikuze, njye wagiye kuyifata turayizana iramenyera, nyangije kumenyera nka bya bindi twavugaga, haza zijya kujya mu gakungu, ndayibuza, nyibujije iti mfata, turagundagurana. Uyu munsi umuntu uri kureba iyi video atunze imbwa, ni iki agomba kwitondera? Umuntu ufite imbwa uwo ari we wese uyifite, ikintu agomba kwitondera ku mbwa, iyi mbwa irimo kurya, kirazira kikaziririzwa kuza ugakora ku isahane yayo. Icyo kintu kirazira, ukozeho niyo waba uri shobuja irakurya. Iyo ndwara ukuntu ifata, uba ufite ibibwana byawe biri kurya nta kibazo. Urabona ibibwana niba ugabuye guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu ukageza ku wa mbere, nanone birya neza. Umunsi ubumwe wazigaburira ukabona zanze kurya, zakwanga kurya nyuma y'isaha imwe yonyine, ukabona idahiswe iraruka, ukabona bitangiye kuruka. Iyo bitangiye kuruka, iyo bitangiye kuruka, iyo ndwara kwanza iba yarangije kuzifata. Iyo kirutse cyangwa kitaruka kigahitwa, ibintu nibi ubwo kiba cyafashwe. Icyo gihe abadukurikiye n'ubundi aha noneho turi nk'uko mubibona, benshi murabona imbwa ni kwa Sina Gerard, benshi murahazi kuri Nyirangarama, hakorerwa ubworozi butandukanye n'ubuhinzi butandukanye. Uyu munsi rero kuri iyi saha murabona turi ahantu bororera imbwa. Tudatinze rero dufite ibibazo bitandukanye by'amatsiko namwe mufite, tugira ngo tubabarize kandi musubizwe. Reka tuvugane n'umuntu ubishinzwe, hanyuma dushire ayo matsiko. Amakuru musore? Meza cyane. Natubwira amazina yanyu nayahe? Nitwa Kizimana Claver. Natangiye mu bworozi hano muri 2006 kugeza n'uyu munsi. Imibanire yawe n'ubu bworozi mubana mute? Benshi turatinya umuntu ashobora kuza ntarenge hari hakurya, wowe noneho twinjize neza muri ubu bworozi, ubukora ute, mumenyerana mute? Uko ugenda ubworora mutangirana ari butoya bugakura uri kumwe nabwo, uko bugenda bukura nawe uri kumwe nabwo burakumenyera, mwese mbese ibyo mukoze byose mugakora bimwe. Haba ukuba nuko uvuga yo biri mu kubyumva, nuko itasobora kugusubiza, ariko yo ica amarenga. Guca amarenga kwayo rero niba inyubaha, nanjye iyo haje umuntu ngashaka kwimwubaha ndayitegeka ikabyumva. Icyo ni ikibazo nyine gikomeye benshi tudahise twumva. Kuki imbwa itarya nyirayo cyangwa itarya umuntu uyitaho nka gutyo? Ntabwo yarya shebuja, kubera ko aba yikorera buri kimwe cyose, kandi niba yizanira ibiryo akayigaburira ikamenya ko buri gitondo isaha yagenewe igomba kuriraho, akabiyizanira, akavuga ngo azajya nayoza, ikintu cyose akagikora nk'uko nawe uba ufite umwana ukamwitaho, nawe ukabigeranya nayo. Niba mubana ibihe byose ukayitaho gutyo, nta mpamvu yo kuba yakora ibyo udashaka. Ubu ngubu nshobora kuza nkazana amafaranga cyangwa nkazana iki muri izi ziri hano, ukampa imwe nkayitwara ikajya inyumvira? Ubifashijwemo nanjye. Niba utwaye inkuru nka gutya, dushobora kujyana nkahamara nk'iminsi 3 iwawe, nkaba nayikumenyeza nkavayo ikumenyereye nawe ikagufata nk'ukuntu yamfataga. Ariko ubundi twe dutanga ibibwana bikiri bito,
kugira ngo bikurire iwawe nawe ubihe bwa bumenyi nk'ubwo nanjye nabihaye bikiri bito bikure bikuze. Muri iyo minsi 3 waba ukora iki kugira ngo uyimenyereze? Muri iyo minsi 3 icyo naba nkora naba ndimo kuyikumenyeza nabi iwawe mu rugo. Njyewe niba nyizanye ndakubwira ni nkegera nka gutya turi kumwe, ubundi nayo nkayizana uko nkwegera duhuza umwuka nayo muri iyo minsi 3 ijya kugera ikwibonamo nk'uko imbona. Niba mvuga nti ngwino uri hano, nawe ushobora kuvuga ngo ngwino kubera ko twahuje. Ariko undi wo ku ruhande yaje ntabwo ibikora, ntabwo imwumva ishobora kujya kumufata nawe ukayibuza nk'iyawe ukavuga nti toka ikabireka. Ni ukuvuga ngo isano iri hagati y'imbwa na shebuja ni iyihe? Isano ihari ni iri hafi cyane, nuko nakubwiye ni iyo ubanye nazo igihe, uko muba mufitanye igihe mubana nazo uri kumwe nazo, mugera aho ngaho mwese sinzi uko nabivuga ariko mugera mu kamera kimwe. Hanyuma bitumwe nibaza, imbwa ishobora kukurakarira nkawe uyitaho? Bijya bibaho irakurakarira. Hari igihe zijya mu igobe, sinzi igobe nimba urimo kumva ibyari byo, zishaka guhura. Igobe se ni nk'agakungu? Ni nk'agakungu. Noneho igiranya agakungu n'indi iri mu igobe n'iyindi mbwa, nje nkahahinguka nkaba nabishaka, nashaka ko zihura, nashaka kuyikuraho ku ngufu, ijya kumfata ariko uko yamfata siko yafata weho. Uwo hahingutse zahita zigushwanyaguza, ariko njyewe niyo yamfata rimwe igahita indekura, kandi nabyo ukabona ko imeze nk'insabye imbabazi. Irabikora. Hari imbwa zigira umuco ndetse wavuga ngo iranumva nko ku muntu bimenyereye. Uyitoza gute ubwo bumenyi ku buryo wayibwira ngo icara ikamenya ko ari ukwicara? Muzitozamo uyifata ikiri ntoya ugashaka ibiryo byayo, cyane cyane imbwa iganisha mu mirire ku biryo byayo. Niyo ufashe uturyo twayo ukayihamagara mu izina, yarangiza kuza yakugeraho ukayereka uturyo, niba ari uturyo nka 5 wenda nk'utunyama 5, urayihamagara mu izina, yakureba ukayiha akanyama ikakarya ku kamwe. Noneho ikariye iguma itegereje, iri kuvuga ngo buriya ashobora kumana kandi kajya kureba ku mutwe murebana gutya. Noneho nawe ukongera ukijijisha ukareba hirya, ukongera ukayihamagara muri rya zina. Wahamagara muri rya zina nanone ikakureba, ikabona uri kureba hirya, na ndetse hari igihe yimona n'ibyicaro ikayicara ku ruhande hirya ngo ikunde nawe kureba urimo kureba. Mwarebana nanone ukongera ukayihereza. Iyo uyihereje 2 3 imenyera izina ryayo, ikaba yamenyera n'ibyo wajya uyisaba, kuko niba uyihamagaye ihitiza igahagarara nkaho ngaho gutyo, twa turyo ibitegereje kutubona, ukayibwira ngo icara, ukayifata ku mugongo ukayibwira ngo icara, ikicara. Ni ibyo ngibyo nuko tuzitoza nta bindi. Ubumenyi ufite muri ubu bworozi cyangwa se muri ubwo buhanga bwose ufite ubukomora he? Ubumenyi mfite ni urabona naje gukora hano muri entreprise urwibutso, barangije baranyohereza njya kubimugura Uganda. Mvuye Uganda nahamaze nk'amezi 3 niko byiga. Ubwo bumenyi niho nabukuye, ariko noherejwe na entreprise urwibutso. Mu ishuri mwigaga iki? Ni ibyo ngibyo gusa nk'ibyo nakubwiye, kuza mbese kuzimenyeza, ukazitoza uburere nazo, ukaba wana nk'ubu kuturi kumwe, ubizinde bazanakuriye. Nari hano ni waza ngo uhagarare hano zakurya, ariko urabona zirimo kuza zikakunyuraho, zikabona mbese ko turi kimwe nta kibazo. Ariko zitaratojwe ubwo burere nk'ubwo nanjye, ubwo bumenyi nk'ubwo nagiye kwiga nanjye aho ngaho, ubuziba zakwatatse. Kuva ugeze hano mu maso yawe hamaze gucamo imbwa zingahe? Niba izakiyemo zigurishwa cyangwa izo nabonye gutya? Izakiyemo zigurishwa cyangwa se donc izororewe hano? Izororewe hano zagurishijwe ni nka 1 miliyoni n'igice. Imbwa se ifite isoko ringana gutya? Ni nka 1 miliyoni n'igice zagurishijwe, kuko igitabo cyaruzuye
fata icya kabiri kiruzura, icya gatatu kiruzura, nawe reba uko igitabo kimeze wandika uhera kuri nimero ya mbere ukageza kuri nimero 100 ukongera. Hano haza guhaha abantu benshi, haza abazungu bavuye hanze, haza abanyarwanda bangaba bakomakomeye bitwa ko ari abakire, ndetse n'uworoheje, kuko hano niba dufite imbwa guhera ku 500 nka Asian Shepherd iriya uri kubona iri gutambika, n'ikibwana cyayo ni 500. Belgium n'iyi ngiyi ikibwana cyayo tukigurisha 300. Noneho hariho n'indi utasanze hano ya roko, za roko zivanze, nibigura 100,000. Ba baturage ba Rubavu ruto nabo baraza bakigura izo ngizo zigura 100 kuko ariyo mafaranga baba bafite. Tugira mbese z'abantu bafite akisumbuye agafaranga, tukagira n'abafite akaringaniye za 200 nazo ziri roko ya Belge, tukagira n'iz'ijana z'aba abandi baciriritse. Ubwo buri wese abyibonamo. Mu kubyibonamo kwabo rero niko bajya baza bakagura ugasanga n'imibare murimo kubara ngo hamaze kugurwa zinga iri kugenda yiyongera. Muri uko kwiga no mu kazi hano, ni iki kintu cyaguteye ubwoba wabonye muri aka kazi? Ikintu cyanteye ubwoba ni rimwe, hari imbwa itari hano yandiye. Twayizanye ari inkuru ikuze, nje wagiye kuyifata turayizana iramenyera, nyangije kumenyera nka bya bintu twavugaga, haza zijya kujya mu gakungu, ndayibuza, nyibujije iti mfata, turagundagurana. Icyo gihe nibwo bwa mbere nariwe n'imbwa, nibwo bwoba nagize kuva uwo munsi, ariko niyo ya mbere yandiye. Waravuze uti burya kakazi kabamo byinshi. Icyo gihe byagenze bitse? Warivuje? Narivuje, baramvura ndakira, banyitayeho bihagije. Ibishoboka byose barabinkoreye, ndivuza ndakira, nta kibazo ufite. Ni iki noneho giteye amatsiko wavuga wabonye muri ubu bworozi? Ikintu giteye amatsiko nabonye kuri izi ku bworozi bw'imbwa ni iki? Nuko mbese uko ugenda uzigera gutya nazo niko zikumenyekanisha. Nk'ubu umuntu akamenyekana kubera zo. Niba umuzungu uvuye muri Amerika aje hano kuzigura akaza akangeraho, mbamenyekanye kuko yageze hano aramfotora akavuga ngo atuye nguyu ni wa wundi uzikoramo. Ako kantu karanejeje. Ntabwo tuza kurambirana, turi hafi gusoza. Ni amoko, ongera utunyuriremo ku moko y'imbwa zikunze kuboneka hano mu Rwanda, cyangwa se uhere kuzo mufite hano? Amoko y'imbwa kanumere kuzacu tufite hano, tufite Belgium ariyo German Shepherd. Wenda wajya ugerageza no kuvuga itandukaniro ziba zifitanye. Tugira Belgium ni inka zimwe ziriya polisi ikoresha, isaka icunga ku mutekano, mbese zira za Belgium ari nazo ngizo hirya, nizo ziriya. Tukagira na solid black German Shepherd, arizo iriya y'umukara urimo kubona irimo kureba hano ibyo byinshi. Noneho tukagira na Asian Shepherd. Asian Shepherd ni ya indi wabonaga hano kinini urimo kuvuga ngo ni cyiza cyari kiri hano kugira. Ese ko zagiye ubwo ntuzibura? Oya. Hanyuma tukagira na Chihuahua kwa Maltese, twa tundi dutoya mwabonyemo. Ataraka ngaka hari utundi dutoya muraza kujya hara, muraza kutubona nimugira, ariko karimo kari umweru dedede. Utwo ngutwo turatugira. Twarangiza tukagiramo na roko zira zivanze, iri nka Belge kabivanze n'indi sanzwe, nazo turazigira hano. Urugero ngiyo irimo iyo yinjiye, iri kumwe na kakandi nako nakabonyeyo. Ngayo moko tugira, ariko tugira n'indi nari nasize indi ya boaberi, imwe ya indi yanyuriraga Bogota boaberi tugira ni iyi ngiyi Bogota iyi niyo boaberi
iyi niyo tugira hano. Kukurira se n'ubushake bwayo cyangwa urayifata urayibisaba? Ni kwa kundi ugira ushaka kwa kundi ushaka ngo bagufotore nayo urayibwira ikaza irabikora irabimenyereye. Nizo na sheepdog iyo ngiyo iryamye hasi imwe mwari mwakunze. Nayo moko tugira, ariko hariho nandi moko menshi njewe nzi, za kitiburu, za rottweiler, za labrador. Usibye ko izo zose nazo nubwo zitari hano twarazitumye, nazo mu minsi mike tuzaba tuzifite hano. Hanyuma wenda reka dusoreze kukororoka kwazo. Icyororo mu gikurahe, ese iyo imbwa igiye kubwagura umuntu aba asabwa iki? Donc ndavuga kuzitaho. Iyo imbwa igiye kubwagura hano muri izi ngizi dufite, ibifita mbere na mbere ibifita ahabugenewe kubwagurira, nk'uko wa muganga nk'uko bavuga ngo maternité ngiki, natwe tuba dufite aha igomba kubwagurira hateguye, hari ibiringiti hashashe. Haba hari ibiringiti, hariho ndetse n'ishuka yo kujyaho hasi kugira ngo ibwagureho ibyo bibwana, mu mpande tugashiraho ibiringiti kugira ngo itagira ikibazo. Ibyo byose ziba zibifite hariya. Hanyuma hari ibyo kurya bidasanzwe ubwo muhita mutegura? Niba yaryaga inyama gutya, iyo ibwaguye tuyizanira amata, hariho n'ibindi biryo bya korokete bimeze nk'amabiswi turiye nabyo biyigeraho. Ibyo byose ni ibigomba kuboneka nibigiye kubwagura. Hanyuma ngiye gusoreza ku kibazo ngiye kukubaza nk'umuntu birambye. Uyu munsi umuntu uri kureba iyi video atunze imbwa, niki agomba kwitondera? Umuntu ufite imbwa uwo ari we wese uyifite, ikintu agomba kwitondera ku mbwa, iyi mbwa irimo kurya, kirazira kikaziririzwa kuza ugakora ku isahane yayo. Icyo kintu kirazira, ukozeho niyo waba uri shobuja irakurya. Ubonye se biterwa n'iki? Imbwa zanga agasuzuguro. Imbwa yanga agasuzuguro pe. Ntabwo yayikorera ku isahane, nta nubwo nindi zahurira ku isahane. Igomba gucunga ya yindi itareba igakoraho ikagenda, nindi kazi igakoraho ikagenda, ariko nizihuriremo. Iyo zihuriyemo zirarwana, nawe iyo ushoyemo intoki zirayifata. None weho kuzigaburira izi zingana gutya zose ubwo? Njewe zaramenyeye, narabizitoje kugira ngo zitarwana. Iyo nzanye ibiryo nanjye sinkoraho, ariko ndabizana ngatereka hariya zikarya, zikagenda imwe ikoraho n'indi ikoraho zikagenda. Hanyuma turasoje, ariko niba hari nk'akantu ntakubajije ariko uvuga utaka kantu ni ingenzi nakabwira abantu, nta kibazo wakavuga? Akantu navuga no akantu katubangamira muri ubu bworozi nje niko navuga, ni indwara. Imbwa zikunze kurwara, hari indwara yaje ya parvovirus, iriya ndwara irazifata. Nk'ubungubu imbwa ishobora kubwagura ibibwana 10. Ibyo bibwana 10 byajya igakuza ibibwana 2, nabyo habaye imiti kubivura kandi biragorana kuvura iyo ndwara. Na nubu muri iki gihugu cyacu nta muti turabona wayo, nugushakisha tukaremarema imiti tubonye tugatera iyo twagira, mbese no kuvuga ngo mana mfasha, nta muti nyawo wo kuvura parvo dufite muri kino gihugu, kandi sinjye ngenyine ngenda mbaza n'abandi. Urakoze cyane kukomoza kuri ako kantu. Mu kiganiro cyacu tuba tugamije kwigisha no gusobanurira abantu bakamenya ibijya mbere mu byo bakora. Hano kwa Sina Gerard, noneho wenda umuntu urareba iyi video ashobora no kuba afite imbwa atazi n'ibyabaye. Iyo ndwara ifata? Iyo ndwara ukuntu ifata, uba ufite ibibwana byawe biri kurya nta kibazo. Urabona ibibwana niba ugabuye guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu ukageza ku wa mbere, nanone birya neza. Umunsi ubumwe wazigaburira ukabona zanze kurya, zakwanga kurya nyuma y'isaha imwe yonyine, ukabona idahiswe iraruka, ukabona bitangiye kuruka. Iyo bitangiye kuruka iyo ndwara kwanza iba yarangije kuzifata. Iyo kirutse cyangwa kitaruka kigahitwa, ibintu nibi ubwo kiba cyafashwe. Icyo gihe niba ubonye bibaye gutyo bigita, niba uyigaburiye ikanga kurya, menya ko ya ndwara yatatse nta yindi ni parvo.
tutangira gushakisha ya miti tudafite, nabwo dupfa gushakisha tugatera tukagwaho ukabona irakize, mbese nuko ugwaho nawo dufite.